bigwi niyarutuhi Garagani nyirurugega ruvuga nk'indamutso ngeze mu nkomane za Nyakarengo nje kuvuga imyato gishima gicweye Lokamanangahi yewe go yaragiye no kwa musinga we wizakorenda we Gora rimana mbega musinga rwizakorenda nkitiyanga Inshuti za NRF TV turasuhuje tubashimira ko mukomeza kureba iki kiganiro muri benshi ariko cyane cyane comment mukora ibyo twavuze. Mwumvise buri gihe ko umwami Musinga yarwanyije kiliziya ko yanze kubatizwa ko cyatumye avangwa ku ngoma. Tugiye kubabwira uko byagenze rimwe na rimwe bitandukanye n'uko bikunze kuvugwa. Mu nyandiko ya Minayet yise Le Père Blanc ya Société Rwandaise twabwiye mu kanya yavuze ko umuco wa Padiri Bera akurikije ukuntu ubushakashatsi yakoze. Abapadiri Bera bageze i Nyanza ku itariki ya 2 z'ukwa kabiri 1900 nk'uko twabivuze mu yindi video, basubiye ibwami gutura amajyepfo ya Nyanza, barahabwa bahitamo kubaka no gutura Isave. Ibwami baremeye kuko nta kundi bari kugira abashyitsi bashyigikiye bikomeye n'ubukoloni bw'Abadage. Ni ngombwa kumenya ko baje mu Rwanda babanje guca i Bujumbura bitaga Busumbura icyo gihe gusaba uruhushya rwo kuza gukorera mu Rwanda. Bahawe abasirikari babiri bo kubaherekeza, baca mu burengerazuba bwo mu majyepfo y'u Rwanda, bataha aho umutware Rwabilinda yari yubatse. Uwo mutware ajyana nabo i Nyanza. Nubwo ibwami babemereye gushinga za misiyoni, babwiye ko bazafatanya nabo ariko ko batazemera ko baza kwigisha iby'idini ibwami. Musinga yasabye gushinga ishuri i Nyanza bazajya bigishamo gusa Igiswahili, gusoma no kwandika, hanyuma ko nawe azafasha kubaka za misiyoni. Iryo shuri ryafunguye imiryango mu mwaka wa 1905, maze Musinga arariyoboka bikomeye cyane kuko ngo atasibaga na rimwe kandi ko buri gihe hagereraga igihe, ku buryo abapadiri batangazwa n'uko agendera ku gihe, ntakererwa ntasiba. Byatanze umusaruro kuko yabimenye cyane kandi ngo abimenya mbere y'abandi. Kandi nicyo Musinga yashakaga, ngo ntabwo yashaka ko hari umuntu umutanga kumenya ururimi, yashaka ko umutanga gusoma no kwandika, ko ngo ari umwami agomba kubimenya mbere y'abandi. Ibyo basezeranyije nawe yabishyize mu bikorwa, ko kugera mu mwaka wa 1903 abapadiri bari bamaze kubaka misiyoni 5 arizo Save, Zaza, Nyundo, Rwaza na Mibirizi. Ntabwo yashaka ko batura i Nyanza, ariko nabo ntibashaka kuhatura muri iyo minsi ya mbere kubera gutinya kwegera abami. Ntabwo bizeraga abami, bari bazi ko abami ngo batabakunda aho bagiye baca hose. Kuba Musinga yarasabye ko baza gufungura ishuri i Nyanza nuko atabarwanyaga bidasubirwaho, ahubwo yashaka ko bakorana mu bwubahane. Yaza ko atabemera, nta nubwo yarasabye kuza kumwigisha, yaremeye baramwigisha, ariko atabemera se agashaka ko bamwigisha. Mu myaka yose yabanye n'abapadiri Bera ntabwo yaranzwe no kubarwanya, kuko hari n'igihe bahanaga amaturo. Urugero mu mwaka wa 1905 Musinga ngo yateye Padiri Burari
ihembe ry'inzovu ngo ritagira uko risa. Abapadiri bera ariko bari bafite ingengabitekerezo yo gusuzugura abirabura muri rusange. Bari bakigendera ku ihame rya mbere ya Concile de Trente y'umwaka w'1545 yigishaga ko nta gakiriro kabaho kadatanzwe na Kiliziya. Ntabwo umuntu yashobora kubaho, ntabwo umuntu yashobora kugira amizero yo kubaho bidaturutse kuri Kiliziya. Icyo kwigisha idini byari bigamije ko ari gukiza roho, kandi gukiza roho byasabaga bitavuguruzwa mu gisengesho rya credo yandemera, guhabwa amasakramentu cyane cyane iby'abatisimu, kubahiriza amategeko 10 no gusenga. Byaje guhinduka mu mwaka w'1919 ubwo Papa Benedicto ashyira imbere kwemera Yezu Kristo. Abapadiri bera kandi bari barasomye ibitabo bivangura abantu byari bigezweho i Burayi, byasuzuguraga abirabura. Byaje gushimangirwa na raporo z'aba explorers, abantu bagiye baza mbere y'ubukoloni baje kureba aho bazatwaloniza, uko hasa, uko hameze, uko hateye n'uko abantu bameze. Mu Rwanda by'umwihariko bavangura Abanyarwanda babita ibyo bitaga rasi, Abahutu, Abatutsi n'Abatwa, ariko mu buryo bw'imyumvire y'i Burayi. Bari bafite gahunda yo kogeza icyo bitaga inkuru nziza muri Afurika, aho ngo bagombaga guhindura abaturage abantu mbere yo kubigisha. Baje bemera batabanje gusuzuma ko Abanyafurika batagira imico myiza, barangwa no kudashyira mu gaciro, barangwa kandi n'ubutegetsi ngo ari bushingiye ku kurenganya abaturage no kubagira uko ushaka, hamwe no kugira abagore benshi. Ku bwabo abirabura bari abantu batagira roho, bari abantu bavumwe na Kamu bo muri Bibiliya, ngo ntibagira ukwemera, nta n'imigenzo myiza bagira. Abapadiri bera bafataga abirabura nk'abantu batagira umuco, batagira uburenganzira na bumwe, kandi badashobora na rimwe kugira ibitekerezo bizima. Karidinali Vigeri washinze umuryango yarabasabye gukunda abo bana bakuru, grands enfants, ko ariko bagomba no kubashyiraho igitsure. Kuvuga ngo ni abana bakuru, ni bakuru ariko bameze nk'abana mu mitekerereze. Niyo mpamvu abapadiri bera bumvaga bagomba kwigisha inkuru nziza bakoresheje imbunda, cya gitsure babwiye bagomba gukoresha. Byarabaye ku Nyundo, i Rwaza n'i Save, aho hose bagiye bica abantu, bigaruriye amajyaruguru babanje kwica abaturage. Ibyo iminaye tubyandika. Mu mwaka w'1904 Padiri Karasi yishe abaturage benshi mu Murera, abeshya ko ashaka kugarura umutekano, abifashijwemo na Padiri Barutolomayo na Padiri Rupiyasi bari ku Nyundo. Ubu Rupiyasi niwe aza kwicwa n'abarashi ba Rukara rwa Bishingwe. Rupiyasi niwe wabona ibita Rugigana. Byatumye umupadiri wera witwa Mare ababazwa nuko Padiri Karasi agizwe musenyeri. Noneho ariko ikibi kurushaho akagirwa vicaire délégué de Monseigneur Hirt mu mwaka w'1907. Ibyo biri mu ibaruwa Padiri Mare yandikiye Musenyeri Binac ku itariki 21 z'ukwezi kwa munani 1908. Ntabwo twumva ukuntu ushobora gushyigikira Padiri Karasi kandi ariho yica abantu mu Murera. Niba ukuntu umuntu nk'uwo wakoze amarorerwa mu Murera yagirwa umuyobozi wa Kiliziya Gatolika mu Rwanda. Ibyo ni umupadiri wera nawe mugenzi we wabivuze, wabyanditse. Muri uwo mwaka kandi Padiri Pages
ngo yishe umuntu ku Nyundo akomeretsa undi. Mu majyepfo i Save boherezaga abakateshitsi b'Abaganda kujya guhiga abo kuyoboka idini bitwaje imbunda. Ibyo bitangazwa na Stephen Minnaert muri ya nyandiko twababwiye. Kuri za misiyoni abapadiri bera bashyiraga imbere kwigarurira abaturage bagamije kubangisha umwami n'abatware. Bakabaha ibintu byo kubashukashuka harimo imyenda, amasaro, bakabagaburira, abavuye kure bakabacumbikira. Mu Banyarwanda bakundaga imyenda cyane. Babigishaga ubukristu ubundi bakabaha akazi bakanabahemba nk'uburyo bwo kubareshya. Babigishaga kandi gusoma no kwandika kugira ngo bazabashe gusoma Bibiliya. Ntabwo bashakaga bazasaba akazi karambye kubahiriza uburenganzira bw'umukozi. Ahubwo bashyiraga imbere abaza kwiga ariko bakazatungwa no guhinga. Ngo umukristo mwiza nuzi guhinga neza imirima ye no gufata neza urutoki. Umukristo mwiza nujya mu misa ubundi agahinga neza imirima ye, agafata neza urutoki. Nyuma boje kongeramo no gufata neza ikawa. Babigishaga ko abatarabatijwe ari abantu batagira umuco, bityo bakabumvisha ko ababatijwe basumba cyane batarabatizwe batukaga babita ngo n'abapagani. N'ubu ngubu barakibita gutyo ngo n'abapagani, ariko ni igitutsi. Aho bubakaga misiyoni bigira gutumana, bakereka abaturage ko aribo bazabakiza, bakabatoza gusuzugura abatware n'umwami, kugeza n'aho bacaga imanza mu mwanya w'abatware bashyizweho n'umwami. Binjiye no mu buhake, aho bashatse inka nyinshi bakajya baza abaturage bagamije kubangisha ba shebuja ngo bahinduke abagaragu babo. Ibyo byari bigamije kwigarurira abaturage babangisha abatware na Musinga. Bitwaza ko ari ugukiza abahutu ingoyi y'abatutsi. Mu myumvire yabo abatutsi ni abategekaga n'abo bahutu bakaba rubanda rwose rwategekwaga icyo gihe. Ntabwo bavuga ko hari abahutu b'abatware cyangwa se abatutsi muri rubanda n'ubwo babyemeraga. Ntibabivugaga ariko barabyemeraga, bari babizi neza, babirengagaho babizi. Babyicaga nkana kuko bivugiye ubwabo bamwe muri bo ko iyo babajije abaturage baje kubatizwa ubwoko bwabo bavuga amoko yandi atari abahutu n'ubutwa n'ubututsi. Bakavuga ko ari Abagesera, Abazigaba, Abasinga. Hakaba ariko nubwo bavuga iby'ubuhutu n'ubututsi ariko atari byo batsindagira, bakabivuga basa nk'aho batabishyize imbere cyane. Ahubwo icyari kiri imbere ari icyo ngicyo. Bati bwoko ki? Ndi Umunyiginya, ndi Umunyinya, ndi Umwega, ndi Umugesera, ndi Umuzigaba. Cyangwa Umusinga n'abandi amoko yose azwi bagiye bavuga ko ari 18. Abashakashatsi babikozeho ubushakashatsi bwimbitse. Bari bazi neza ko mu bahutu no mu batutsi habamo abatware, ariko bakabizinzika bakabyirengagiza. Ibyo byanditswe na Stephen Minnaert yifashishije ibyo abapadiri bera bandikaga icyo gihe biri mu bushyinguranyandiko bw'i Roma ahitwa Mezzo Generalis. Uwo ngo Stephen Minnaert kandi nawe aho ngaho yahakoze muri iyo Mezzo Generalis. Ntabwo yajyaga agiye gukora ubushakashatsi, ahubwo yari umukozi waho. Abayobozi ba Kiliziya Gatolika mu Rwanda, Vicariat Apostolique, icyo gihe bafataga umwami Musinga n'abatware nk'abakeba babo mu gutegeka u Rwanda. Ntabwo gushyamirana n'ingoma ya Musinga kwaturutse. Bakimara gushinga ishuri i Nyanza, bajyagayo bajya kwigisha inshuro 2 mu cyumweru. Hajyagayo umupadiri inshuro 2 avuye i Save, inshuro 2 mu cyumweru. Bavuga ko i Nyanza bigaga 2 mu cyumweru, iminsi 2 mu cyumweru.
Byageze abapadiri basanga bidahagije kwigisha muri iryo shuri, batangiye kujya basaba Musinga kuzajya gutura ibwami, gutura i Nyanza, ariko buri gihe akabahakanira. Byagezeho umutware Rwidegembya ababwira ngo niba mushaka kwigisha ibwami, tuzahamagara abantu baza hano ari benshi cyane, tububakira inzu nini cyane nk'uko mubyifuza, maze mubabwire ibyo mushaka byose, ariko ntimuzatura aha ngaha. Aha ntabwo tuzigera tuhabemerera na rimwe. Byageze n'aho batanga impano, ariko Musinga aza gusanga ari ruswa. Hari inyandiko iri muri diyeri ni n'abapadiri bandikaga ibintu byabaye buri munsi. Iyo diyeri ni ya Save, ivuga ngo nahaye imyenda myiza cyane Musinga na ba nyirarume Kabari na Rwidegembya, kuko nasanze ari bwo buryo bwiza bwo kubagira inshuti. Umwami ngo yarayakiriye. Mu gihe abari bayizanye bamusezeyeho, Yesu afata ya myenda aribasubiza, aravuga ngo afite ubwoba ko ari amayeri y'abazungu bakoresheje bagamije kumuhakwaho ngo akunde birire igihugu. Ayo ni amagambo ngo Musinga yari yaravuze. Icyari cyararakaje Musinga ni uburyo Padiri Van Thiel yaje kuza Musinga gutumiza ibwami umutware wo mu Gisaka, kuko yakekaga ko yagirira ibyago i Nyanza, kuko yakomokaga mu nzu y'ingoma yo mu Gisaka. Hari hashize imyaka nka 50 Igisaka cyarabaye u Rwanda, ariko hakaba abanyagisaka batabyishimiye, bahoraga bashaka kongera kwigenga. Byarakaje Musinga, guhera ubwo umwami amufata nk'ikigomeke, afata umupadiri w'Isave, bituma abuza abatware kujya bajya Isave. Ntiyihanganiraga abaza kumubwira ko agomba kugenga u Rwanda. Murumva ko umupadiri Van Thiel bafite ikintu bapfuye, ntabwo bapfuye ibyerekeranye n'idini. Abapadiri bari bamaze kubura ikibanza ibwami, nibwo bagize umugambi wo gushinga misiyoni ya Kabgayi. Bumvaga ko izaba yubatse kwa Musinga nyirizina, ko bahafataga nk'ahantu ha Musinga ku buryo bw'umwihariko. Ikibazo kiba ko Musinga yari yararahiye kandi yemeranya n'Abadage ko nta butaka bw'Induga azaha abapadiri. Bituma Lieutenant von Nordek, umukuru w'Abadage bari mu Rwanda, abwira abapadiri ko bemerewe kubaka ahantu hose usibye aho Musinga adashaka. Von Nordek yarabwiye abapadiri ko atabona impamvu barwanira kubaka i Nyanza. Mwakubatse ahandi ntimukahareka bibatwaye iki? Baramusubiza ngo ni ukugira ngo bazane ubutabera mu mitegekere y'u Rwanda, maze Van Nordek arabaseka ngo ni Burayi nta butabera bubayo, murabigisha iki se? Ngo byarabarakaje cyane, birakaza abapadiri. Hagati mu mwaka w'1905 Regiteri wa za koloni Dr. Stibler asaba Abadage bari muri Afurika kwirinda gushyamirana n'amadini. Bituma Von Nordek ahindura politiki, atanga Kabgayi ayiha abapadiri bera. Von Nordek yemeye gutanga Kabgayi mu mwanya wa Nyanza. Mu kwimana Nyanza yashaka kwirinda kurakaza Musinga, naho gutanga Kabgayi kwari kwanga kurakaza abapadiri bera. Byatumye Nyanza ivanwa muri misiyoni ya Save ishyirwa mu ya Kabgayi. Hagati aho Padiri Classe yagizwe Vicaire Délégué Apostolique, maze ahitamo gutura i Kabgayi. Ni ukuvuga ko yarahagarariye Musenyeri Hirt mu Rwanda. Mwaka w'1907 niho Kabgayi, niho Musenyeri Classe yatangiye gutura i Kabgayi. Guhera icyo gihe Kabgayi iba mukeba wa Nyanza. Ari byo kuvuga ko Musenyeri Classe yabaye mukeba wa Musinga. Guhera ubwo Nyanza ishushanya ingoma y'u Rwanda, mu gihe Kabgayi yari ihindutse
ishusho ry'ubukristo mu Rwanda, ubukristo bwa Padiri Bera. Mu mwaka w'igihumbi magana cyenda cumi, Dr. Richard Kandt wategekaga u Rwanda icyo gihe yatanze imirongo migari y'ubutegetsi bw'ubukoloni. Ingingo ya 13 yemereraga Abanyarwanda uburenganzira bwo guhitamo idini bashaka. Asaba Musinga kubyubahiriza, ariko yongeraho ko n'abapagani, abantu batari abakristo, batagomba guhatirwa kuba abakristo. Bivuze ko ubwo bwisanzure bwo kuyoboka idini ushaka butarebaga Musinga wenyine, bwarebaga n'abapadiri. Musinga ntakwiye kubuza abantu kuba abakristo, ariko n'abapadiri ntibakwiye kubihatira Abanyarwanda. Uburenganzira bugomba kubahirizwa ku mpande zose, ariko byakunze gushyirwa mu majwi ko ari Musinga babwiraga kandi atari byo, kuko bandikaga icyo gihe barimo abamurwanya. Mu ngingo ya 14, Dr. Kandt yahaye amadini uburenganzira busesuye bwo kubaka mu Rwanda, kuko niwe wategekaga, ntabwo ari Musinga. Ariko yongeraho ko Musinga afite uburenganzira bwo kubangira kubaka aho adashaka. Nuvuga ko Musinga ibyo yakoraga byose ntabwo yigeze anyuranya n'amabwiriza ya Dr. Kandt. Abapadiri Bera bahataga Musinga kubemerera kubaka i Nyanza babaga barenze ku mabwiriza ya Richard Kandt. Bivuze ko Musinga iyo yimaga uruhushya rwo kubaka i Nyanza yabaga ahuje n'amabwiriza y'Umudage Kandt wategekaga u Rwanda. Ariko se Musinga yabanaga ate n'andi madini? Nta bibazo bishingiye ku mikoranire Musinga yajyanye n'abaprotesitanti n'abadivantisite. Ntabwo yarwanyaga kiliziya, ahubwo yahanganye n'abapadiri Bera, ntabwo yahanganye n'idini n'amadini. Niba ari uburyo yarumvikanaga n'abaprotesitanti akumvikana n'abadivantisite umunsi wa karindwi, wavuga ko yarwanyaga kiliziya ubwo? Abaprotesitanti bo muri Société de Mission Évangélique bageze i Nyanza kuri 22 z'ukwa karindwi, barinzwe n'umusirikari bahawe i Burundi na Von Grawet wari aho ngaho i Burundi nyine ku kigo cya gisirikare. Ku ya 2 z'ukwa munani 1907, Musinga yemereye Pasiteri Johansen na Lucius gushinga misiyoni ya Zinga hafi ya Rwamagana. Yanga kubaha Kigali bashakaga, birababaza cyane. Abahitishamo hagati ya Nyanza n'ikiyaga cya Kivu. Batoranya Kirinda mwaka w'igihumbi 1907 na Rubengera mwaka w'igihumbi 1909. Nyuma bakurikizaho Remera, aho bakunze kwita ngo Remera Rukoma, mwaka w'igihumbi 1912 na Rukira mu burasirazuba bw'u Rwanda ubu ngubu. Banditse ko basuye Musinga bakaganira. Ngo umwami ntiyitaga ku bibazo by'idini, ahubwo yashakaga kumenya amakuru ku bazungu na gahunda bafite bazanye mu Rwanda. Mwe muje mu Rwanda kugira gute? Nahe majyambere muzanye? Bati yashaka ko dukora icyateza imbere u Rwanda, kuko ngo dufite ubumenyi bwinshi. Yadusabye guteza imbere ubuhinzi n'ubworozi, maze tumwizeza kuzubaka vuba ishuri ry'ubuhinzi. Ku byerekeye Abadivantisite, yararetse Pasiteri Menier, Abanyarwanda bitaga Munyeri, kuza i Nyanza igihe ashakiye akigisha ibyo ashaka guhera mu mwaka w'igihumbi 1919. Nta makimbirane azwi yigeze abaho hagati y'Abadivantisite na Protesitanti, hagati yabo bombi na Musinga. Ikibazo cyabaye hagati
ye n'abapadiri bera nabo kandi ntibari bose. Yakigereranyaga cyane cyane icyo kibazo n'abayoboraga, ariko bitavuze ko yashobora kugirana umubano mwiza n'abandi batari mu buyobozi. Ibyo tubabwiye si byo byonyine byaranze imikoranire ya Musinga n'abapadiri bera. Ibindi tuzabigarukaho mu gihe kiri imbere cya vuba. Nubwo atabanye neza n'abayobozi ba Kiliziya Gatolika, nubwo ibwami babanje kubuza abaturage kubayoboka, ntibyabujije ko Musinga ajya kwizihiza ibirori byo gutaha Kiliziya y'i Kabgayi, cyangwa gutaha ibirori byo gutangiza ishuri rya Groupe Scolaire Strida yubatswe n'ubutegetsi bw'Ababiligi, igahabwa abafurere kuyitegeka. Nta nubwo byamubujije guhana amaturo na bamwe muri bo, muri abo bapadiri bera. Ntabwo iteka barebanaga nabi. Imyaka 31 yose bamaze mu Rwanda, Musinga ari umwami, ntabwo ari kurangwa no guhangana gusa. Ntabwo byari gushoboka. Ndangurura bigwi niyarutuye, turagana nyir'urugega ruvuga nk'indamutso, ngeze mu nkomane za Nyakarengo, nje kuvuga imyato gishima ryicwehe. N'akamanangahe yewe ga yaragiye, no kwa Musinga wehe Rwizakorenda wehe, gahorana Imana mbega Musinga Rwizakorenda nkitiyanzaye, nshuti yambyaye ngo abyiyahetse, gahorana Imana mwami w'i Rwanda we.